ngiye kumukora prank mubwire ko namuboneye umugore none aranyica. Umva man gabanya ibyo bintu. Se wajya ubanza ukumva n'umuntu Iki ndagukeneye kandi ngufitiye amakuru meza. iki nyine Banze nyine unyumva ureke kuyingiraho danje. Amakuru nayo ngufitiye mana nakuboneye mana iki baby cya danje. Mana gufitiye crush aragushaka so mbwira muhereze nimero zawe. Bwira man ibintu na man ibyo bintu yaragusariye urabyanze kandi umwana mwiza ndamuzi neza so rero man isundarinda nkwinginga. Bro, I'm done with you. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Aiza. Ndi kuvuga gahoro kugira ngo ntasakuriza abantu bari muri office ariko it's time. Ngiye guhamagara brother wanjye. Ngiye kumukora prank hashize imyaka n'imyandiko ntamukorera. So, ngiye kumukorera iki sasa? Ngiye kumukora prank mubwire ko namuboneye umugore. None aranyica. Namuboneye umugore wa bien. Umugore girlfriend, namuboneye girlfriend. Turaza kumva reaction yiwe. Ndumva binsekije. Tuza kumva reaction yiwe and then turebe uburyo ari bubyitwaremo. So ntiye telefone ngira telefone imwe, iyi ni telefone y'umuntu dukorana. Ngiye kumuhamagara. Ndabizi yarangije akazi, ndatekereza akarangisha ariko araza kwitaba kuko atazi no nimero ngo ni yandi. So twagiye. Ndumva mfite amatsiko kureba kumva ikintu ari buvuge. So 1 2 3 katwongeze furi. Hello, this is Ariela. Man, nagushakaga man, amayinite yanshiranye kandi ndagukeneye bro. umva man gabanya ibyo bintu. Se wajya ubanza ukumva n'umuntu Iki ndagukeneye kandi ngufitiye amakuru meza. iki nyine Banze nyine unyumva ureke kuyingiraho danje. Uri kumva? man iyo ni prank ufashe phone y'abandi kugira ngo Wapi kandi amayinite ntayo mfite. bro Ase wajya ureka. wavumbuye ibyawe fine. Naga nasi byaba ari prank gute? Man, njya amayinite yanje nese amayinite man yanshiranye man. Amayinite yashize dukoresha WhatsApp, Instagram tugaba. Oya byasabaga ko nkuvugisha kuri telefone. Wapfuye Man, umva nkubwire. uratsinzwe. Ziba man, umva mbanza nkubwire. Amakuru nayo ngufite nyine ubanza unanyumve. Amakuru nayo ngufite man nakuboneye man iki baby cya danje. Man gufitiye crush aragushaka so mbwira muhereze nimero zawe. Bwira man ibintu Na man ibyo bintu uri kuvuga n'ahantu bihuriye. Bitondo dashire sinzi ibintu arimo bro. Wagiye man ureka kwirengagiza umuntu wese uko ari hano ariko kumva. Nyamaze gato. Nta munyarwanda. Oya kandi avuga icyongereza nyine ndi kuvuga kuvuga ikinyarwanda bro. Nyine ari kumva ijwi ryawe man. None se bitanga iki? Nyine mbwira muhereze nimero zawe cyangwa simbikora. Nazira kuzereza ubusa. Man hano hari umubebe man biriseriye man. Bro, stop that shit. Prank yagupfanye. Naga ase yaba ari prank gute man. Na bro, wajya ureka man. Ndabizi bro. Uba ryari wofata nimero.
kandi ngiye bari kunze okay ngiye mbwira nzimuye cyangwa mbyihorere oya ntabyo wibura zatanga nimero z'umuntu utahari ntabyo birahari asemani wajya ureka gupinga Ramonda sinoga turabuze mani mbwira ase wajya rero twaza tuvuga prank none urangije urayikoraho oya mani ntago ari prank mani ngiye mbwira muhezemere cyangwa mbyi ase ubundi ndakwingingira iki ngiye kumubwira ko wabyanze nzimuhereze mubwire igihe se bimbwiye iki mani wanze nimero z'umubebi I'm enjoying my single life so okay ntago ushaka nimero bro wagabanyije ko byakutse okay ngiye rero sinzanirwa mani nguhigira waranze ntabyo wansabye ariko mani turavandimwe turafashanya bro man prank yawe yapfuye bro kandi nyamara mwanga kumva prank yapfuye ngendaza nze nkwereke ko atari prank se ngo hamagare mu kwereke ko no mbebe ari hano ariko kumva ibyo ntacyo bimwigera icyo nzi cyo dukari prank man no mu baby agufitiye crush yaragusariye urabyanze kandi umwana mwiza ndamuzi neza so rero man isunda nkwinginga bro I'm done with you nesunda uranyingingira nyine kuki narinda nkwinginga kandi ari bigufitiye ari wowe bifitiye akamaro nta kamaro bifitiye s'il te plaît akamaro bifitiye rwose prank nta kamaro iyo yafashwe okay urabyanze ku mugaragaro so nta kindi nakora ntako ntakugize numva bitababaza iyo wakoze prank ikagupfana ntari segonda bimaze isufatwa man nako nafashwe mbase nkubwire man biri sere man ngiye mbwira nguhereze nimero abanyarwanda bafashwe none ngo biri sere wigaruye okay ntako nakugize urinaniwe ahubwo reka mutume zo kunywa ku gasoko wapi ntabwo ngiye nashakaga kuguhereza ntuze y'umuntu uri fine none urabyanga yewe ungurira akanyama toka kanyama nawe mva bayi nyine urabyanze ceceka aho ngaho bayi urabyanze nta kindi nagufasha so I'm done with you bye au revoir nawe mwijyanire ngeze mwijyanire ngiye ndumva bro wagirika kandi shaho kandi au revoir mwana kwanza uko ndi mu kazi n'ibi uracyari mu kazi nari nzi ko warangije gukora sawa nyine bye ariko urabyanze man wanze nimero biri seri man ngurire nodoze zimwe zo muri jaka imwe yo mu gakombe ya hot spice yo muri jaka yo mu gakombe hot spice njye njya muri jaka ntabwo ndi bujya muri jaka wapi mazi uranyura hariya n'ubundi so ndajya muri bidronka nunzi sinzi imwe si ukuzamuka bisaba gukatakata izo muri bidronka mani ntabwo ziba ziri spice ntabwo mbishaka ibya bidronka umva nguhereze zino nimero se watch out now bro sawa bye ndaba ntegereje ceceka aho ngaho si cyagari
Bye, man. arafashwe Ndagukubye. ndetse ko ndagupimye wavugiye amayinite y'abandi ahubwo urimo urayamara We. Bye, ndagukubye. ngo hello this is Ariela. Oh my god, that was so cringe. Ariko so ndikore navuze ko ndibahamagara mvuga njyewe nyine ntacyo bakose man. Ubundi ninjye wabyishe ibintu byose. Ariko ntacyo urafashwe rero. Ukora ngo uri muri ibyo. Mva bye. Nyine kupase. Yes. Nzamukupe. Wangupise. Aya. Oh my god. Key. Is this your girl? Is this your girl? Oh. She is. Is she from Zimbabwe? Yes. Oh, yeah. Yeah, she is. Oh my god. She has. Thank you. She has this. She has what? This. Oh, okay. Yeah, and it's. You like it? Yeah. I feel very embarrassed. Oh my god. I know you like it. Yeah. I chose. Oh, that's the only reason? No. Okay. No. Okay. Am I really that much? And breaking these niggas down like a demo. You don't really know you.